n'amakuru meza cyane yashimishije abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Mbega inkuru nziza cyane isesekaye hano mu gihugu cyacu, mbese ko abantu benshi cyane bakomeje gutangarira iyi nkuru nziza cyane yaba ari iyihe? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu bikubiye muri iyi nkuru yashimishije abagiye batandukanye bose. Bongeye kuvuga ati rwose igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri igihugu cyiza cyane, n'igihugu umuntu wese aba yumva yaturamo bitewe n'ibi byiza birimo biragenda bihasesekara. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu, aho kuri ubu ngubu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hakomeje kuzamurwa inyubako, ubu ahatahiwe n'i Nyabugogo ahahoze isoko mu nkengero z'umuhanda ugana mu mujyi rwagati. Inyubako izubakwa na sosiyete y'ubucuruzi yitwa Tetero Investment Company, izaba yubatse mu bice bitatu, aho kubera ubutumburuke bw'ikibanza igice kimwe kizaba kigeretse inshuro 10, icya kabiri kigeretse inshuro 7, mu gihe cya nyuma cya gatatu kizaba kigeretse inshuro 5. Umuyobozi wa Tetero Investment Company Kabasinge Barnabe yagaragaje ko ibikorwa byo kubaka bizatangira mu ntangiriro za Kamena 2025. Uyu muyobozi kandi yavuze ko iyi nzu izubakwa mu gihe cy'umwaka umwe urengaho gato, aho biteganyijwe ko izatahwa mu mpera za 2026. Ati uyu mushinga ugomba kugirira inyungu abaturage, cyane cyane abawegereye n'abahaturiye. Sosiyete izubaka iyi nyubako izatanga akazi ku bantu benshi bakora ibintu bitandukanye. Izubakwa ku buso bwa metero kare 2,200, yuzure itwaye miliyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nkuru rero ikimara kujya hanze, abagiye batandukanye bose bagiye bayitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ari nk'uwagize ati ngewe rwose iyo ndebye mu bice bigiye bitandukanye byunganira byunganira umujyi wa Kigali, ubwo ndavuga za Muhanga, za Musanze, za Huye, ati rwose ubona igihugu cyacu kimeze neza. Ati igisigaye kirimo inyubako nyinshi cyane kandi ubona ziza cyane ziri ku kigero gishimishije. Hari n'undi nawe wagize ati ngewe naherukaga i Kigali hashize iminsi, ariko ejo bundi nabonye inyubako zaho ndatungurwa. Rero murumva ko muri iyi minsi ari ibintu byiza cyane kubona igihugu cyacu kirimo abantu bose baragitangarira, bagiye batandukanye bitewe nyine n'inyubako ziri mu mujyi wa Kigali. Namwe murabizi abatuye mu mujyi wa Kigali, abagendera mu mujyi wa Kigali n'abanyamahanga baza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, murabizi ukuntu batangarira umujyi wacu wa Kigali ndetse n'u Rwanda rwose muri rusange. Murabizi ko ibintu hose bimeze neza, ibintu byose ari terebye, ariko nyine tubikesha umukuru wacu w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibintu byose niwe tubikesha, nta wundi. Kubona inyubako nk'izi ngizi ziri mu mujyi wa Kigali, ziri mu bice bigiye bitandukanye, nta wundi tubikesha atari Perezida wacu dukunda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Rero niyo mpamvu nyine igihugu cyacu rwose gisigaye kiza mu bihugu bikomeye ku isi. Igihugu cyacu rwose kimeze neza bitewe n'ukuntu gisa neza, n'ukuntu gifite abantu beza. Nyine ni byiza donc mu wavuga ibintu bitatse igihugu cyacu yabivuga umunsi wose, kuko nyine ni ibintu byiza cyane kandi buri munyarwanda wese agomba kwishimira aho ari hose hagiye hatandukanye. Reka rero dusoreze hano n'iyi nkuru yacu. Niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'aya makuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujyaho uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Ikindi kandi
muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama n'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibane namwe.